bahawe imyenda yo kujya bambara imbere y'ibikanzu ari yo muza amakabutura y'imbere cyangwa se bogisi. Noneho padiri ku cyumweru yambara bisanzwe ahita yigendera ikabutura atayambaye. Ageze mu misa ari gutanga misa bisanzwe aravuga ati mujye mukunda Imana, buri Imana ni nziza. Natwe baduhaye imyenda yo kwambara imbere y'ibi bikanzu, ati ngaze mbere kukuntu ari mwiza, kandi yagiye kubibereka ikabutura yayibagiwe. Ubwo araza Kristo baraseka, basetse arahindukira azi ko ari umwenda mwiza, akajya bamubwira ati manura padiri manura, kandi imyenda yayisize. Murakoze, mushaka gukurikirana izindi video mwazikurikirana kuri Gitare Rasi. Ikijura cyagiye kwiba padiri, kigezeyo padiri aragifata. Murabizi nyine mbere abapadiri bazaga kuyobora mu Rwanda, murabizi bavugaga Ikilatini. Noneho ikijura kirafatwa, padiri arakibaza ati waje gukora icyaha? Ikijura ati ndekura wanjye geraho. Padiri kuko nyine yabaga azi Ikinyarwanda gikeya kandi byose akaba atabimenya mu Kinyarwanda kuko yavugaga Ikilatini. Noneho ikijura kiramubwira ati ngegera, ni umuntu ukunda Imana cyane. Ubwo ku cyumweru tujya gusenga, tugeze mu rusengero padiri nk'uko atanga misa bisanzwe, agezeyo padiri aravuga ati mbifurije kuba ingegera. Aravuga ati nanjye ndi ingegera nkuru. Umwana yabwiye se ati papa ndashaka kwihagarika, ati po wafana ntukavuge kwihagarika ahubwo uzajya uvuga ati kuririmba. Ubwo umwana yashaka kunyara akavuga ati ndashaka kuririmba. Ntibukeye kabiri ajya kurara kwa nyirakuru, abwira nyirakuru ati umukecuru ndashaka kuririmba. Ari mu ijoro, nyirakuru ati se wafana muri iri joro uraririmba usakuriza abandi? Ati tuzi uzaririmba mu gitondo. Umwana arakomeza ngo arashaka kuririmba, nyirakuru biramuyobera. Ubwo nyirakuru abwira umwana ati wa mwana we rero, niba ushaka kuririmba basi ndirimbira mu gutwi udasakuriza abandi. Kandi murabizi umwana kuririmba bari bafubwiye ko ari ukwihagarika. Ubwo nyara nyirakuru mu gutwi. Video wazishakinga kuri YouTube channel yitwa Gitare Rasi, mugakora subscribe, like